mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika yewe nzafata ibintu ngisha Imana bigira umwanya wo kuyegera nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika amen Yesu ashimwe cyane turi hano dushima Imana dufata ibintu bishobora gutuma tudashima Imana tukabihinduramo kwishima Alleluia kandi tukabwira Satani tuti nta mpamvu ihari yo kwicuza ntabwo tuzicuza igihe cyose wahereye njye nakijijwe muri 1995 nta kintu na kimwe gihari mfite cyo kwicuza cyo gukorera Imana uzamura ibiganza nta kintu na kimwe use washinja ikimana ni igiki cyatuma utayishima ni ibyago ni amakuba ni ibibazo ni inzara ibyo byose Yesu yamaze kubirangiriza hano Alleluia ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika turashima Imana kandi turabakunda nabonye umushuti wanjye Liliose aguruka usoza iteraniro Haleluya amen urane umushuti wacu n'umukozi w'Imana Liliose kandi twibuka gukorera Imana nta gihombo kirimo ubikore nawe wirebere amen twabonye na mama we mubyeyi mwiza cyane ndashima Imana ko Imana hari kiri gukora haguruka nawe usoza iteraniro uyu muryango ugerageza kubaha Imana mujye mugerageza nubwo hari ibintu byinshi cyane bijya bituma tutayikorera uko bikwiriye ariko noneho ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi twibuka ibintu byinshi cyane Yesu yakoze ku buzima bwawe mu gihe gito waheza kugira ngo ubitekerezeho utekereza ukinjira mu gakiza utekereza ibintu yakoze utekereza impfu Yesu yagiye agukuraho utekereza akagambane Yesu yagiye akura ku buzima bwawe utekereza hanyuma biguhe gushikama no guhamiriza abandi ko Yesu akiri umwana amina Alleluia amina yafite byinshi niyo mbuye n'ibigeragezo ntabwo nirirwa ntera amageri oya ndavuga ngo bibaye nk'uko Imana ibishaka cyangwa se Yesu abifitemo uruhare twize ngo burya ngo Imana igigenda igahagarara aho cyagombaga kukwicira mwabikurikiranye Imana igigenda igahagarara hahandi cya kintu cyari kukwicira wowe ukibwira ko ari bwo buryo bwo gupfa ariko ni bwo buryo bwo gukira kwawe sema haleluya mfite amakuru uvuga ngo afite amakuru avuga ngo Yesu na n'ubu aracyari mu kazi aracyakora Yesu ashimwe cyane abantu babyemera ko Yesu akiri mu kazi mwafashije tugatera haleluya Yesu ari mu kazi ubwo bufite n'ubwiki ko Yesu ahagazemo neza ari kubikora neza Yesu ari mu kazi
ntugakorwe n'isoni twabyize cyane Mana si igikoze isuya ntabwo rushoboka ku biro byanjye 40 nari mfite nkaba ni muri za 80 ikibazo se kiri bitwaye iki gukurikira Yesu nta gihombo kirimo bibemo neza wowe basi kasomera muri Yohana ibice 5 ushaka duhera aho ngaho Yesu na n'ubu aracyakora hera ku murongo wa mbere tubigendane neza uyu munsi nawe ni wizeye umuhe mikoro hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu agiye Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5 muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukiramo Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburi bwawe ugende muvuge ngo amen amen numva irukire musho amen nashatse kubabwira ko Yesu agikiza amen nta kintu kimwe gishobora kuba haleluya amen aya makuru asobanura neza imikorere ya Yesu kumvisha izi nkuru z'uyu muntu mu by'ukuri yari amaze igihe kirekire imyaka 38 n'ingahe none umaze 5 uri kuvuza induru umaze 3 uri kuvuza induru ariko ngo uyu muntu yari agifite kwizera yabaye mu rugo birabananira amafaranga bashiraho baravuza biranga haza abaganga bikomeye biranga bamujyana kwa mwamini arananirwa bamujyana ahantu hose hashoboka birananirana ku baganga bikomeye bakomeye birananirana igihe ngo akiza kugera baravuga bati uyu muntu atumazeho ibintu birashize birarangiye ariko kwa Yesu ntabwo babirangiye kwa Yesu ntibijya bishirayo ntabwo byashirayo haleluya haleluya ngo barangije baravuga ngo reka tumwikure uyu muntu turumva turushye nawe niko bimeze muri ino minsi ose usigaye isuza umuntu ati komera kugira ngo utamubwira ibindi bintu byinshi byawe uyu muntu ngo baramufata baravuga bati twaze turananiwe bamujyana ku kidendezi Bibiliya yavuze ngo ni kuri Betesida bisobanurira ubukiriro bw'abantu haleluya hano ahantu abantu b'Imana bakirira ariko Imana ishimwe cyane ngo bamujyana Betesida ku kidendezi baravuga bati tukwikuye amujugunya aho ngaho washoboraga agenda akakamuka arakenda imyenda y'umusaziyo ndashaka kuguha amakuru ko Yesu akigera ngo igihe kimwe Yesu arahatambuka haleluya uyu munsi Yesu atambuke ku buzima bwawe uyu munsi akutambuke uyu munsi Yesu amanukira ku kidendezi umazeho imyaka myinshi njyewe ntabwo nabasha kukigukuraho na mama wawe ntabwo yabasha kukigukuraho nako ntabwo yashoboye kukigukuraho ariko Yesu uyu munsi yamanutse kugukura ku kidendezi haleluya yamanutse kudukura ku bidendezi
rwadukura. Uyu muntu ngo arangije Yesu amubwira ijambo ryiza cyane, aramubwira ati kuki uri hano uri kuguta. yarirahiye